kintu nkibwire ntinyako naramuterese ndamutikura reme busura yabakurushije pawe iyo nawe ntawe urayinjiza urigi reka tugabanya amajwi twegura ibitabo dufate kompiyuta zacu na telefone fungure murandasi dusome twumve niturangiza tunaseke twangira umwami Samweli aha ni kuri NGS Empire. Ndashaka ko dutangira muri ubu buryo. Umunsi nje nawe tuzibirandura nibwo uzabona ko ndi Gererwari. Oya barakuzura ibijiyobija Gererwari mbabarira. Benshi muri mwe mvuze izina Mana izabayo Prosper byabagora kumva umuntu nabamvuze ariko mvuze izina barakuzura ibijiyobija Gererwari mbabarira. Tubyumva vuba cyane biragoye gukoresha imbuga nkoranyambaga nka TikTok ukira utabonye video irenze imwe y'uyu mukinyi wa filime ikunyuze mu maso, umukinyi umaze kwigarura imitima ya benshi mu banyarwanda, si mu Rwanda gusa, igerere mu Burundi, igerere muri Uganda, igerere muri Tanzania. Hose uzasanga uyu mukinyi ari kimenya bose mu bigendanye no gukina filime. BIJIYOBIJA Gererwari, umukinyi wa filime umaze kwamamara kubera Imana idasanzwe n'uburyo karakiteri imuranga mu gukina filime ye itandukanye n'izindi zose wigeze ubona. Mu ngofero y'urugara, isura yiganjemo iminkanyari, mu ikote n'ipantaro bidashaje ahubwo bishaje cyane rwose, inkono y'itabi mu kanwa, uku niko ahora agaragara mu mafilime menshi akina. Biragoye kumubona yahinduye imyambarire, dore ko niyo bamutumiye mu biganiro ari gutya bagara. Iyo myenda rero yaguze imodoka nashobora kuyikura. Umva ntureba se dorira ni embuto. Nagira ngo numve ko bikora. Uzi ko nkina ibi byose bituma abantu bahora bamukunda, ndetse benshi bikabahuruza mu mpaka z'urudashira. Bamwe aho bahera bavuga ati n'ubundi ni umusaza, ariko bamwe babona nk'izi video umusaza washobora ibi bintu. Ariko niyo mpamvu naguteguriye iki cyegeranyo kugira ngo mbakure mu rujijo. Niba utarakanda subscribe yikore maze ujye ubona ibiganiro byinshi tuba twaguteguriye, umenye amateka ibintu byinshi biba bigezweho. Ndabizi mufite amatsiko menshi rwose yo kumenya uyu mukinyi wabiciye bigacika mu mafilime agiye atandukanye, aho mwagiye mumenya ku Irebero TV, mukamenya kuri Kiraman Empire, ndetse no muri izindi filime zigiye zitandukanye. Mwamumenye muri The Forest, muri filime yateguwe ndetse igashyirwa hanze n'umukinyi ukunzwe cyane muri filime witwa Soroba. Ubundi uyu ni mukinyi ki kuki atandukanye n'abandi bose? Ese ibi bintu yabitangiye ryari? Ese iyi mpano ye imaze kumugeza kuki? Ibi byose nibyo naguteguriye muri iki cyegeranyo ngiye kukugezaho. Amazina y'inyakuri yiswe n'ababyeyi ni Imana izabayo Prosper, akaba yaravukiye mu karere ka Musanze mu murenge wa Muhoza, akaba afite imyaka iri hagati ya 26 na 30. Amashuri yabanza yayize kuri GS Muhoza ya kabiri ndetse n'ayisumbuye niho yayakomereje. Akaba yarize ibijyanye n'imibare, ubutabire n'ibinyabuzima MCB mu cyiciro cyisumbuye. Imana izabayo Prosper wamenyekanye nka BIJIYOBIJA Gererwari ni umubyeyi w'umwana umwe n'umugore umwe, aho atuye mu karere ka Musanze. Nubwo iminsi myinshi aba ari i Kigali mu mwuga wo gukina filime, kuko kenshi niko kazi kamutunze. Urugendo rwe mu gukina filime akaba yarutangiriye ku Irebero TV afatanyije na Nsabimana Eric wamenyekanye nka Dogiteri nsabi mu mwaka w'ibihumbi 2020 mu kwezi kwa kane. Ariko kubera ubuhanga n'Imana idasanzwe uyu musore yifitemo mu gukina filime,
afite karagiteri y'umusaza, akaba yaraje kugenda abengukwa n'abashoramari muri filime bagiye batandukanye, aho ubu asigaye agaragara no kwa Kiramani ndetse no ku yandi masheni ya YouTube agiye atandukanye. Gusa icyo twasorezaho nuko uyu mubona mu isura y'umusaza si umusaza wa nyawe, ahubwo ni umusore ukiri muto nk'uko twabivuze haraguru, ndetse n'imyaka ye ibigaragaza. Ndagushimiye niba wadukurikira hano kuri NGS Empire, dukandire subscribe kugira ngo ujye ubona video nyinshi zigiye zitandukanye. Samuel Girumwami niko nitwa, kandi niba hari ibyo wifuza ko twakugezaho twandikire muri comment. So ciao ciao, Imana ibarinde kandi ndabakunda.